iyo nama izitabirwa n'abakuru bose bo mu karere. Nizere ko Kagonyori yatumiwe, nizere ko Kagonyori ari bwiyabanje bugacya ageze Kinshasa kugira ngo aganire na bagenzi be barimo w'u Burundi, barimo wa Kongo, barimo wa Congo Brazzaville, barimo wa Angola, barimo wa Uganda n'abandi kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ejo waraye muri stade ngo uri gukina agapira kuri abantu bari gukina. Uyu munsi amafoto yasohotse ngo bari kuganira ngo n'abacuranzi ngo bacuranze ejo ngo muri stade Abdoulaye Wade yo mu Dakar muri Senegal. Ngo rero ndakeka ko nyuma yo kwiruhutsa gutyo, nyuma yo kurya ubuzima, none biri bugaragare ku meza uganira n'abandi bakuru b'ibihugu. Takwiye hari n'ahandi daso zititwaye neza mu minsi ishize mu karere ka Bugesera, naho babyukaga saa 9 z'ijoro bakajya guca inzugi z'abaturage bashaka kubakingira ku ngufu ku gahato. Mu gihe mu mujyi wa Kigali kwikingiza bwari ubushake. Aho hantu nabo abaturage bo mu karere ka Bugesera berekanye ko bari ku rugamba kabisa, na hantu bahagaze neza nabo mu birindiro, nubwo hatabuze abahohoterwa, n'ubundi nta demokarasi itagira ibitambo. Hari benshi batumvaga uburyo kwikingiza ari igikorwa kibafitiye umumaro, bakaba bafite amakuru y'ibihuha atandukanye bigatuma batitabira cya gikorwa cyo kwikingiza. Byabaye ngombwa ko hakoreshwa ingufu z'umurengera, daso n'abandi bayobozi b'utugari n'abajyanama b'ubuzima ndetse bakitwaza n'umuganga n'igisirikare n'igipolisi. Bagendaga saa 9 z'ijoro bakajya ku rugo rw'umuturage bagakumanga, umuturage yakwanga gukingura, bagakoresha izindi ngufu z'umurengera bagaca inzugi. Aho ngaho bagafata umuturage hari n'uwashaka kubyanga cyane akiruka, yakwiruka bakamwirukankana paka bamufashe. Bamara kumufatira bakamushikamira, bakamufata ari nk'abantu 7, bakamushikamira bagafata amaboko yombi bakamujura mushinge ebyiri cyane muri wa mbere ngwa kabiri. Ibyo nabyo byabangamiye abaganga cyane kuko babyutsaga abaganga saa 9 z'ijoro bakajya muri icyo gikorwa kimeze nka patrouille. Cyari igikorwa kidakoranywe isuku, ni igikorwa rwose kitanyuze abaturage, kugeza ubwo igihe cyageze umuturage umwe ndetse akora ibintu bibi. Ntabwo nawe yakoze ibintu byiza ngo tumushime, yiteguye abo badaso nakubwiye navugaga baza bakuriye hari bayoboye icyo gikorwa, yitegura neza, baje afata inyundo akubita daso mu mutwe. Urumva ko daso nyine yahasize ubuzima, ariko ntabwo ari igikorwa cy'ubutwari twashima, ariko ni cya gikorwa cyo gushaka kwirwanaho kuko babonaga bari guhohoterwa mu buryo burenze. Babona rero nta bundi buryo bakoresha uretse kwirwanaho. Icyo gikorwa kimaze kubaho, abaturage bo mu karere ka Bugesera bagiye babona guhumeka, ntawe wongeye kubirukankana, ntawe wongeye kujya mu ngo zabo avuga ngo reka tubakingire ku ngufu, avuga ngo reka duce inzugi z'abaturage. Ibyo bikorwa byahise bihagarara. Urumva ko ni nk'ikintu cyakozwe kugira ngo cy'umwitangirizwa, kugira ngo akarengane kari gukorerwa umuturage aho ngaho gahagarare. Ariko ntabwo ari igikorwa cyiza, ariko byarabaye kugira ngo habeho guharanira nyine uburenganzira bwabo, kuko babonaga kandi mahitamo. Umwe yaravuze ati ndemera mfungwe cyangwa se bananyice, ariko basigaye babone amahoro. Urwo rugamba rero turiho ntabwo ari bo bonyine byabaga no mu karere ka Karongi niko byari bimeze, Kayonza, Rwamagana, aho hose abaturage bagiye bagaragaza yuko habayeyo ibikorwa bitari byiza mu gihe byo kubakingira nyine ku ngufu. Abaganga nabo barabyinubira mu kubirukana, ndetse n'ibana bareka ngo byibuze bibe igitambo cy'uko banze kwikingiza cyangwa se banze gukingira abaturage ku ngufu, kuko baba bafite ibyo bagenderaho birebana n'amabwiriza agenga ikiganga. Bo babonaga gukingira abaturage ku ngufu ari uguhonyora uburenganzira bwabo, kandi bitajyanye n'ibyo bize byo kubanza kuganiriza umuturage ugiye kumuvura, ibyo kumubuzima, kwita ku mabwiriza ya kiganga. Ibyo rero bamaze kubyanga bo n'akazi barakaretse, baremeye barabirukana, ariko barongera banabasanga aho bari nabo babakingira ku ngufu. Urumva ko ni kwa gutoteza umuntu kugeza ubwo unamusanga aho yaguhungiye kugira ngo akunde abone uburenganzira bwe. Ibyo rero ntabwo twongeye kubasuhuza no kubashimira bakunzi ba Igisabukiye TV. Turi ku rugamba kandi turi mu ntsinzi. Ngarutse muri kano kanya by'umwihariko kugira ngo inyomoze ikinyoma cy'agatsiko, kugira ngo muri ku kiganiro twari tugiranye ejo ku mugoroba turi kuvuga ukuntu
nyakwigendera ageze i Dakar muri Senegal ntiyakirwe nk'abayobozi, ntiyakirwe nk'umuperezida. Ngira ngo byose twarabibahaye mu mashusho, by'umwihariko twakoresheje ay'agatsiko ubwayo kari kaduhaye, katwereka perezida aza muri presidence ya Senegal, akaba ari gutegereza perezida muri salo, perezida akaza kumusuhuza nyuma. Kandi murabizi muri protocole ni byiza ko muzi kuko bisanzwe umukuru w'igihugu yakirwa na mugenzi we, atamufashe ku kibuga, byibuze amufata mu mbuga, amwakira ku muryango nyine w'ingoro y'umukuru w'igihugu. Ibyo byose rero nta byabaye, nta ndirimbo yubahiriza igihugu yaririmbwe, reka da. Uyu munsi mwajya kubona mubona bohereje nyuma yo gusohora ikiganiro amasaha nk'atatu nyuma yaho, bahise nabo basohora no amasaha 6 ahubwo ya gatandatu, kuko basohoye nijoro ubwo babisohora mu gitondo mu masaha 4 gutyo. Noneho rero bahita basohora bari kutwereka noneho ngo perezida nyakwigendera Kagame ngo ejo noneho ubwo yaraje ngo mwisangira ry'abakuru b'ibihugu bari batumiwe, ngo noneho bari kutwereka ngo yaraje ngo aza kuri tapi nyine, tapi rouge, arangije ngo baramuririmbira indirimbo bayizi igihugu. Gusa ntayo bashyizeho, barangije juste kugira ngo batwereke ko perezida Kagame nyakwigendera ngo ibyo twavuze nyine bihabanye n'ukuri. Ubwo rero bazana montage. Iyo montage rero niyo mumaze kubona, aho batweretse ngo imodoka izanye perezida, imaze kumuzana perezida, imodoka mu nyaki ihagaze, atasohokamo duhita tubona perezida asohotse ari kuva inyuma y'imodoka ari kwiyizira, kandi imodoka iri ibendera rya perezida iri aho ngaho ku muryango w'igipangu. Kubera iki? Bafashe akavideo bagaterekamo, ariko bagafatira hafi, ntibareka ko avance kagiye kure, byibuze bigaragare ko umuntu yaba asohotse mu modoka. Nuko bakarekura umuntu akiri inyuma y'imodoka, namwe mu gihe mwabibonye mwirebere. N'agatsiko nyine ni bwa bwenge bukeya, ni kwa cyo kuzongera birashimisha, kubera ko mu gihe cya none byibuze mu gihugu cy'u Rwanda hari politike, hari abantu bumva ko bari ku rugamba rwa politike, haba kuri kote y'abopoza cyangwa se no kuri kote ya guverinoma, ikumva ko itakiri yonyine mu kibuga. Agatsiko kakumva ko katakiri konyine mu kibuga, ari byo nyine mubona muri iyi minsi kaba gahambadika gashaka kwisobanura. Ngira ngo mwabonye ko bashyizeho n'umuvugizi ngo w'ibiro by'umukuru w'igihugu akatanga ibiganiro nubwo bififitse, ariko mwarabibonye ko kubera ko dusunika bashaka kugarura, niko kuzana bamukura arinda we mwabonye yakoze scandale catastrophique. Umuntu asohoye karakana ko mu rugwiro n'ubwo umuntu agakecuru ngo gafite muri 3 ningahe, ngo nako kazi kavuge donc basubize. Noneho ku nshuro mbere barageramiwe, bagomba gusubiza, bagomba kwisobanura imbere y'abaturage, bagomba gusobanura ibibavugwaho. Mwumva ko ni intambwe ya mbere bitandukanye mu minsi yashizeho. Agatsiko kavuga ibyo gashaka, kagategeka uvuga ibyo agomba kuvuga, bose bari mu mujyo umwe. Icyo rero cyavuyeho nyuma mwabibonye, dufatireho dukomeze. Mwumvishe kandi ku rugamba ruri hose ni gutya tuzibohoza tukisubiza igihugu cyacu. Mwumvishe abaturage bazabigesera ko bahise bahagarika biriya bintu by'inkingo, bagahagarika abantu baza kujomba banishinge mu ngo, bakabajomba ishinge ebyiri bakagira gute. Ibyo ni abaturage ubwabo bahagurutse barabikora. Abamotari baragutse rero murabibona, ariko byibuze uku gutekana guke kw'inkingo mu gihugu mufite, ngira ngo mwumvishe ahantu byavuye. Inkuru y'abari abadaso bakubiswe inyundo, bameya bakubiswe, ba gitifu batwikiwe mu modoka, murabona ko aricyo byakoze ku buryo nyine hari igihinduka mu gihugu. Naho tugomba gufatira rero, tugende buri wese muri intambara yiye, buri wese ayirwane, buri wese aharanire uburenganzira yumva yabujijwe. Wabujijwe kwiga biharanire, wabujijwe gukora biharanire, uracuruza bakakwiba biharanira gucuruza ntibibwe. Urumva ko buri wese ashobora kwirwana ku ruhande rwe, kuko leta iriho y'agatsiko n'amabandi n'ingegera, nta kintu kizima na kimwe bafite. Uko biri kose afitanye urubanza byibuze na buri munyarwanda, haba muri ekonomi, mu mibereho myiza y'abaturage, mu biki hose harimo urubanza. Murumva ko dushaka kwirengera tukarwanya ayo mabi, automatically bagomba kujya hanze y'ikibuga tukabajyana amageragere. Nuko bitangira murumva ko gucana ku maso bigeze kure. Ngayo nguko ejo mu gitondo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2022 hari inama y'abakuru b'ibihugu 11 ba Afurika yo hagati bazahurira i Kinshasa mu nama rukokoma y'umutekano mu karere by'umwihariko Kongo. Iyo nama izitabirwa n'abakuru bo mu karere. Nizere ko Kabonyori yatumiwe, nizere ko Kabonyori ari byaranje bugacageze i Kinshasa kugira ngo aganire na bagenzi be barimo u Burundi, barimo wa Kongo, barimo wa Congo Brazzaville, barimo wa Angola, barimo wa Uganda n'abandi kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ejo araye muri stade ngo uri gukina agapira kuri abantu bari gukina. Uyu munsi amafoto yasohotse ngo ari kuganira ngo n'abacuranzi ngo bacuranze ejo ngo muri stade Abdoulaye Wade yo mu Dakar muri Senegal. Ngo rero ndakeka ko nyuma yo kwiruhutsa gutyo, nyuma yo kurya ubuzima, none biri bugaragare ku meza uganira n'abandi bakuru b'ibihugu mushaka umuti w'ibibazo biri mu karere. Abakongomani barambiwe kwicwa, abakongomani barambiwe kurira, abanyarwanda barambiwe guhora batotezwa. Ngira ngo mwumvishe ejo bundi aho ijwi ry'Amerika ryavugaga ko abaturage baho bakuwe mu byabo mu karere ka Nyaruguru kubera ibibazo by'intambara, ngo aho hantu abantu ngo muri za FPR ngo barahatera buri munsi,
kugira ngo babashe kuharinda byabaye nko bakuramo abantu kugira ngo bajye bareba ngo bitabire bajye hakurya bajya babona ngo hari n'igiti gihushye bakirase ngayo nguko ubwo Perezida Kagame b'abaturage bashaka gusubira iwabo mu ngo ubwo ejo ujye mu nama noneho muganire kuko bava i Burundi muganire na Perezida Ndayishimiye noneho mukemura icyo kibazo imipaka ifungurwe abaturage turashonje none se akazi ka Perezida si ukurengera abaturage no gukora ibibafitiye inyungu atirebye ku giti cye kubera ko ufitanye urubanza na kanaka mu gihugu cyose kibihomberemo nyakubahwa Perezida ejo ni akanya keza ugahura na Perezida w'u Buganda mukanagana ibiganiro mwatangiye biciye muri Muhozi byo gufungura imipaka noneho abantu nabo bakabasha kugenda bakambuka bagenda hakurya abandi bagaruka hakuno nuko bimeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kongo ifite ikibazo cy'umutekano ikeneye kwifasha nkuko babyemeje ejo rero muri iyi nama uratumiwe tuzagerageza kubikurikirana nabonye link y'ikiganiro ejo mu gitondo naza kuyibashyirira ku rubuga rwacu kugira ngo mwese mugikurikirane live iyo nama muyikurikirane live noneho zo murayikurikirana maximum bishoboka kugira ngo turebe abayobozi bari kudushakira umuti w'ibibazo ni byiza ubwo rero ndagira ngo mbararikire ejo tuzagaruka tuganira ku byerekeranye n'iyo nama abakuru b'ibihugu byacu bazabyitwaramo by'umwihariko nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame umaze iminsi mu myidagaduro umaze iminsi azenguruka isi yose nubwo agiye mu Burayi bakamukoza isoni nubwo batubeshye ngo arajya mu Budage bageze mu Budage twabivumbura ko atahageze bagahita baruca bakabimira ahubwo bakamweza muri Senegal n'ibindi tuzabigarukaho ejo ariko agatsiko ejo ntimubure muri randevu banyarwandakazi muri iyi minsi iri imbere ikintu tugiye kuzakora twaravuze nkuko mubona twatangiye guhaguruka noneho kujya tubishyira ku karubanda gukurikirana 5 kuri 5 y'ibiri kuba ni ngombwa ko ejo bundi tuzakora ku buryo iyo maske tuyikoze isoni dukoresheje infiltration byose akagira umuntu ugenda ni igitekerezo twahawe n'umuntu tukareba icyo twakora cyose niba umunyamakuru wemewe w'aho hantu tukamuha uburyo ku buryo agenda akinjira niyo mpamvu turi gukora ko dushobora tujye tubona amatariki y'ibyo biganiro y'ayo manama mbere y'igihe kugira ngo aho bizadushobokera umunyamakuru azagenda ajyeyo adukorera umuti byose navuga gute ariko n'umuturage usanzwe nicyo kiraka yakirya uzi ko ushobora kuhagera ubona nkara muri stade ya Dakar abaturage bashobora kuhagera hari n'ahandi hazaboneka ku buryo byibuze haba nk'abandi bantu bitabira inama basanzwe batari abaperezida gusa icyo gihe umuntu umwe tukamwishyura byibuze akagenda akabati uyu muntu ntabwo ari kanaka ni maske akabivuga ntacyo azaba akoze cy'icyaha kubera ko twe turi shuwa ko ari maske turi shuwa ko atari we icyo gihe byibuze bigatuma bahita bakora iperereza aho ngaho kugira ngo ukuri kujya hagaragara kubera ko barafinda bidusabye kandi pesa nya Perezida barafinda amaze kudusaba bamutaye muri yombi bajya kumufunga no kumutera za nshinge ntabwo turi twareka igitekerezo kizayagize niyo mpamvu icyo gitekerezo tugomba kuko dushobora kwishyira mu bikorwa ku buryo bwacu ubwo abagiraho ibindi bitekerezo turi ku rugamba mubizane uburyo kimwe twayifatira ahantu ewana mushaka ahantu niba muri mu bihugu mujyanye mutangiye mu rezo za media ibiki mubyetereseho tuzatanga icyo bizasaba ibyo byose hari inkunga mwahaye nka guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ku buryo nk'igihumbi cy'idolari kuri iyo misiyo bibaye 2 by'amadolari kuri iyo misiyo bibaye 3 by'amadolari bibaye 4 ari umuntu budufatira iyo maske ntabwo amafaranga yabura na guverinoma ubwo ntiyayibura n'abanyamuryango bayo ntibayabura ayo mafaranga mureke duhagurukire icyo kintu bityo muzabona difference irimo ari twagiye rero ngo muri iyo maske batuzaniye ejo none ibyo tekinika rya maske nyine ejo bati nako uyu munsi batwese ngo yakiyego kuri tapi rouge ngo none se nkuko mubizi iyo baje Perezida hageze nka kuriya ageze kuri presidence gusohoka mu modoka hasohoka by'umwihariko nkuko bakiraje Perezida bose nayiberetse mu Turukiya ejo nayiberetse Perezida bafataga ku modoka bakihagera akaza kabafata ku modoka barangiza bakakora rwabigenda bari kumwe bagagarara aho bari ibintu bahize igihugu bagomba kuba bari kumwe mu Perezida umwaki naribonye mu Rwanda kuri Perezida wa Tanzania na maske kuri Perezida w'u Faransa na maske kuri Perezida wa Centrafrica na maske Perezida wa Mozambique mbere na maske mubona ko baza bakaririmba indirimbo yubahiriza ibihugu bahagararanye bya bindi bahibyubahira abaperezida ari kumwe na mugenzi we barangiza bakora kakara kuri tapi rouge bitewe nuko igihugu gikora nuko bimeze ibyo rero by'ibinyoma twahagurukiye kubishyira hasi tugomba kubisenya tugomba kubitwika tugomba kubishwanyaguza mu izina rya Yesu Kristo abayisilamu nabo uko basenga ngende mu Kristo niyo mpamvu uvuga mu izina rya Yesu ariko nawe wavuga mu izina ry'Imana Allah uko bishaka kugira ngo turwanye agatsiko k'amashitani amabandi abicanyi ibi byose biriho tubatsinde tubazingazinge wa mugani mu izina rya Yesu tujugunye mu kimoteri kwa shitani mu muriro utazima amina amina nibaje ikomeye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wa Kongo Brazzaville Ngweso n'uwa Togo Faure Gnassingbe aba bombi uko ari bane baganiriye ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna kubera iki habaye inama nk'iyi yabereye muri Kongo Brazzaville iganira ku mubano w'u Rwanda na Uganda ikabera muri icyo gihugu Perezida Kagame dahari
ese ni ubugambanyi bukomeye bw'abaperezida kuri perezida Kagame. Baza kumenya byinshi bikomeye. Abakuru b'ibihugu bine bahuriye muri Congo Brazzaville mu mujyi wa Oyo ko kurebera hamwe umubano w'u Rwanda na Uganda, umubano wa Uganda na Congo Kinshasa. Ni byinshi abantu bari bibajije impamvu abakuru b'ibihugu bine barebera ku mubano w'ibihugu by'abandi, kandi ibyo bihugu harimo bitatumiye, harimo nk'u Rwanda perezida Kagame ko bamwicishaho muri iyi nama, ariko kandi atatumiwe. Kubera iki byabaye twabyumvise. Asante sana. Mbese ngo kuwavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'inama zitagira umwungeri n'iki uko n'ukuri niko ngiye kubasobanurira. Ndabizi ko benshi bafite amatsiko, narabivuze igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Reka mbasesengurire yose usiko abanyarwanda musetsa koko. Ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida, kigira umuyobozi. N'ubwenge bwanyu ntabwo umuntu yapfuye kera, yararangiye. Tuyobowe n'umurambo. Umva, turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Turabirambiwe. Twe turi bazima, nta murambo uyobora abantu bazima. Mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo mu muhanda, cyangwa se muwugira uko mushaka, ibyo ntibindeba, ntuwanyu. Ariko stop kutuyoboresha umurambo, muhagarike. Gabu video muzana bucafu mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho akiyahaye abaye kibona umwe. Muzigiye gishize ngenda bizi neza. Numvishije hano umupadiri wabivuze, hari abandi bantu bagiye babivuga, ariko bari babivuze mbizi neza. Amakuru ngewe ndayafite atari imbarirano, uko nayafashe ntimukuza, ariko ndayafite neza. Kabarebe iyaranje urekura ayo mabanga, ndakwinginze. Kandi ndakwinginze Generali Kabarebe, uri mu bantu barwaniye igihugu, washakaga kubohoza abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro. Generali Kabarebe, ndakwinginze rekura ayo mabanga. Uyu murambo uzawubika mugeze ryari? Uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari? Mwirirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa mwito nka ba Christophe Barore ngo tukoze ikiganiro. Turabirambiwe. Stop. Twayobowe n'umuperezida muzima, ariko umuzima urajye kuyobora abazima, ntabwo umuzima ayobora abazima. Turabirambiwe. Birananiye, sinakomeza guceceka na gato. Ubwoko bw'Imana buri mu bubata, ubwoko bw'Imana buri mu buretwa. Ntibishoboka, birananiye. Kuko binaniye rero, ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro, niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini. Ndababwiza ukuri, ntimujenjeke, ntimwicare ngo murye mutuze kuko mwe muri mu mahanga. Mufatanye natwe urugamba. Umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bitamureba, uwo azabona ishyano, azaharebesha amaso, ariko ntabwo azatura muri Kanani. Ndababwira neza, ntabwo ibintu babwira ntabwo mbabyivugisha. Uri mu birwamo. Tugume ku makuru ku Rwanda. Abagize imiryango ine yo mu Bweye yakuwe mu byayo n'ibitero by'umutwe w'ishyamba za FLN barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabashakira amacumbi. Baravuga ko bamaze hafi y'imyaka 3 babayeho nk'impunzi, nyuma yaho inzego z'igisirikare cy'u Rwanda zibategetse kuva mu masambu yabo ku mpamvu z'umutekano. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Abatuye izo ngo zose uko arenye bari batuye mu mudugudu wa Rwamisave w'akagari ka Nyamuzi ho mu murenge wa Bweyeye, bavuga ko nyuma y'ibitero byabo bita interahamwe byabaye mu myaka 3 ishize batarabona aho gukinga umusaya. Mukecuru Leo Kadiyabondo na mugenzi wa Nita Nyirarekeraho bari mu bavanywe mu byari icyo gihe. Interahamwe ziraza ziradutera mu mudugudu wa Rwamisave. Abasirikare rero baje mu gitondo basanga turacyariho, baratubwira ngo nituhaguruke tuve mu ngo ngo tugende tujye mu mudugudu wa hano ku Gikungu. Ariko noneho tuhabura icumbi, tubanza ducumbika hano hino mu mudugudu wa Rwamisave n'ubundi aho twari turi. Ziranga zirahadutera,
baratuza nyine mu mudugudu wa Gikungu, baratubwira ngo nitugende ngo turebe aho ducumbika ngo bazatugwanaho. None twarategereje nyine turaheba. Ubundi ku mwuzukuru wanjye nanjye kandi we yizaniye n'umugore, ubu nanjye ntaho nsingiye kandi ndimpfakaje, ubundi ahandi ku gasozi. Uretse kwimuka muri ayo masambu, abo baturage bavuga ko babujijwe gusubira kuyahingamo mu gihe umutekano utaramera neza. Abo bataka ikibazo cya mikoro make bavuga ko kuva bavanywe mu byabo kugeza na n'ubu nta bufasha barabona. Turacumbika mu baturage, ntabwo bigeze baducumbikira leta, nta muntu ya leta yacumbikiye. Ni ukuri tubayeho nabi pe. None se ko tutagira inzu, n'abafite umurima yenda bavuga ngo banagira iyo mirima bakagira ko bagurisha, ariko nta naho babona bene imirima. Usanga bavuga amafaranga menshi cyane, ugasanga ngo agasambu utashyiramo n'ingarani ngo ni 500. Kugeza ubu icyizere abo bagiteze ku kuba bagurisha ayo masambu bagashaka ko hari ahandi bagura aho gutura, nubwo kuyabonera abakiriya nabyo bitoroshye. Bagasaba inzego z'ubutegetsi kubashakira nibura amabati yo gusakaza, nabo bagashaka uko birwanaho. Yewe nabasaba nk'amabati, abanifitiye akarima, nkaba hari igihe nakagurisha nanjye nkabona akabanza hano, ubundi nkaba ndacumbitse. Mbona ndi umucumbitsi, ubundi mu nzira zibiri. Ariko rero nubwo ndi mu nzira zibiri nzagira ahumva nanjye. Waduha nibura amabati, kubera dufite nyine ayo masambu yacu, yenda ufite uko yagira ubushobozi yagurisha, ariko nta n'abahemera kuhagura kubera ko n'ubundi nta n'icyo bahakoresha, nta muntu n'umwe uhaba. Mu gihe aba baturage bemeza ko bavanywe mu byabo n'ikibazo cy'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba, ubutegetsi bw'ibyo burabihakana. Bwana Ndamyimana Daniel utegeka umurenge wa Bweye avuga ko abo bimuwe kuko aho bari batuye hari hahanamye cyane ari mu manegeka. Icyakora akizeza ko ubufatanye n'ubutegetsi bw'akarere harimo gushakwa aho iyo miryango yatuzwa. Twari twagerageje wenda kureba imibereho yabo, ariko mu by'ukuri ubu ntabwo navuga ko ari ikibazo cy'abasirikare, ahubwo ni ikibazo cy'ubutaka ubona uri mu manegeka. Hamwe n'ubuvugizi twari twakoze ku karere kari kamaze kubona aho gashobora kuba kabimurira mu mudugudu wa Bunyagiro. Wenda ntekereza ko ikiri gushakishwa ari ingengo y'imari, kuko n'imirima yamaze kuba identifiye, ubutaka bwamaze kuba identifiye. Igisigaye nuko akarere kakomeza gupushinga tukareba ko byibura ubwo butaka twabonye muri Bunyagiro ushobora kuba bwaboneka, abaturage bakaba babonaho aho bubakirwa. Nubwo uyu muyobozi w'umurenge atemeranya n'abaturage ku mpamvu zo kuvanwa mu byabo, aho bari batuye muri Rwamisave harimo hakunze kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba za FLN. Igiheruka gutangazwa n'igisirikare cy'u Rwanda nicyo mu ijoro ry'uwa 23 rishyirwa 24 w'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ushize w'2021. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yemereye ijwi rya Amerika ko igisirikare cy'u Rwanda cyasakiranye n'abarwanyi bagera ku 100 b'uwo mutwe binjiye ku butaka bw'u Rwanda bavuye mu kibira ku ruhande rw'u Burundi. Ingabo z'u Rwanda zikabicamo 2, abandi bagahunga basubira iyo baturutse bateshejwe imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Uretse imiryango yagizweho ingaruka zo kuba